Shalom shalom, turabashuje tubifuriza amahoro y'Imana mwese mukomeze mugubwe neza abadukurikira ku rubuga rwa Reba TV yacu. Mwese tubahaye ikaze kuri channel ya Reba TV yacu, aho tugiye kubabwira abahanzi ba gospel bari mu ndimo zo kuramya no guhimbaza Imana bakize. Abahanzi bafite imodoka bagendamo, bafite amazu mu mujyi wa Kigali. Imana yateye iteka. Tugiye guhera ku mwanya wa 10 tuza ku mwanya wa mbere, turebe abahanzi bamaze kugira ifaranga bari mu ndimbo z'Imana zo kuramya no guhimbaza Imana. Ku mwanya wa 10 turasanga uyu muhanzi yitwa Rugwiro Sere cyangwa Celestin. Uyu muhanzi ameze neza mu bahanzi bari mu ndimo zo kuramya no guhimbaza Imana. Uyu muhanzi aririmbye Tegera Kazaza Ejo, waririmbye Kwirinda n'izindi ndirimbo nyinshi. Uyu muhanzi Rugwiro ari uzwi nka Sere. Uyu muhanzi ari mu bahanzi bahagaze neza, afite imodoka ye nziza agendamo, akaba atuye no mu mujyi wa Kigali. Nawe ari mu bakire nyine mu bahanzi batagikodesha kuko ameze neza. Uyu muhanzi witwa Sere Rugwiro. Ku mwanya wa 9 tuhasanga iri tsinda, iyi famiye ya Beni na Chance. Iri famiye iri mu bahanzi ba gospel bameze neza. Aba nabo ni wababona rwose uko wiboneye, bari mu bahanzi bafite agafaranga. Abantu bato tuvuga ni wapone kubahamagara uko wiboneye, nuko wateguye rwose icyo bita itiki ifatika kugira ngo babone. Ngaba uyu muryango wa Beni na Chance baririmbye Zaburi, niyo mpano y'ubuzima. Iyi famiye ya Beni na Chance bari mu bahanzi ba gospel bari mu ndimo zo kuramya no guhimbaza Imana, bameze neza, bafite agafaranga, baryoshye mu mujyi wa Kigali. Ku mwanya wa 8 tuhasanga uyu muhanzi Uwiringiyimana Theogene wamenyekanye nka Theo Bosebabireba. Uyu muhanzi ni umukire. Umuhanzi afite imodoka nziza agendamo, atuye mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Gasabo ku Gisozi. Ari mu bahanzi badakodesha mu mujyi wa Kigali, bameze neza. Uyu muhanzi waririmbye Icyifuzo, Kizurubwa, indirimbo nyinshi yamenyekanyeho, Kubita Utababarira n'izindi ndirimbo, Ingoma ya Niyogere. Uyu muhanzi ari mu bahanzi bameze neza mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu rwose. Nabo bafite agafaranga kuko ni wamuhamagara uko wiboneye, nawe utapanze amafaranga yo kumuherekeza. Ni ukuba wabipanze ukavuga yuko umushaka rwose kugira ngo uzabone agatike ko kumuhamagara. Itike nyine amafaranga yo kuzamuherekeza ubwo azaba ashoje ivugabutumwa, bitewe n'urwego agezeho rw'ikofi. Uyu ni Theo Bosebabireba. Ku mwanya wa 7 turasanga iri tsinda James na Daniela. Iyi famiye, uyu muryango, aba bahanzi, aba ni abahanzi bafite amafaranga, bameze neza mu mujyi wa Kigali, bafite imodoka, bagenda bicaye, bameze neza. Abahanzi baririmbye Mamavuta, Isezerano n'izindi ndirimbo nyinshi. Abahanzi baririmba neza cyane. James na Daniela baza ku mwanya wa 7 mu bahanzi bafite amafaranga. Nk'uko bigaragara ahantu hose mu bikorwa bakora, bigaragara yuko bari mu bahanzi Imana imaze kugirira neza. Nabo guhamagara bisaba kuba ufite agatubutse kugira ngo babone mu gitaramo, ari nabyo bituma nyine babona amafaranga nyine yo kwiteza imbere mu buzima bwa buri munsi. Ku mwanya wa 6 turasanga uyu muhanzi witwa Aline Gahongayire. Uyu muhanzi ari mu bahanzi bakize mu Rwanda, bari mu ndimo zo kuramya no guhimbaza Imana. Afite inzu, afite imodoka, ari mu bahanzi bamaze igihe kitari gito, dore ko bavuye ko ubukira bukura muri famiye. Ise nawe ari mu bakire mu gihugu bameze neza. Aline Gahongayire waririmbye waririmbye indirimbo nyinshi zitandukanye, Zahabu,
Ndanyuzwe n'izindi ndirimbo nyinshi yaririmbye uyu muhanzi Aline Gahongayire, bituma aza ku mwanya wa gatandatu mu bahanzi ba gospel mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana bahagaze neza. Ku mwanya wa gatanu tuhasanga iri tsinda rya Vestine na Dorcas. Iri tsinda riri mu bahanzi baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana bamaze gukira rwose, kuko aba bahanzi Vestine na Dorcas ubuzima bwarahindutse. Urebye guturuka i Musanze aho ababyeyi babo bari batuye, ubuzima bwarahindutse, barimuka baza mu mujyi wa Kigali. None uyu nguyu uyu mukuru Vestine agize amahirwe abona umukwe ufite amafaranga, Edirisa. Ubuzima bwahise buhinduka nyine. Ubu ngubu bari mu bahanzi bameze neza muri gospel mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, dore ko bahembwa agatubutse na YouTube. Dore Vestine yabonye umugabo w'umukire, ubuzima bwa famiye bwarahindutse. Bari mu bahanzi nabo bameze neza muri gospel, abahanzi Imana yateye iteka bameze neza. Ubu ngubu utapfa kubona ko byoroheje, gusa kuba wateguye nyine ugashaka ikofi yo kubaherekeza. Ibingibi bifatika mwabipanze koko kugira ngo baze kubaririmbira mu gitaramo cyanyu. Nuko ibi bya Vestine na Dorcas bimeze. Ku mwanya wa kane mu bahanzi bakize tuhasanga umuhanzi witwa Thacien Titus. Uyu muhanzi waririmbye ahigejeje ikora Misha mu baba n'izindi ndirimbo nyinshi. Uyu muhanzi uvuka i Cyangugu uba mu mujyi wa Kigali. Mpamvu aza ku mwanya wa kane mu bahanzi bafite agafaranga. Uyu muhanzi yarakize pe, ari mu bahanzi b'abacuruzi mu mujyi wa Kigali baranguza ushaka ibintu bijyanye n'ubucuruzi bujyanye n'igihe. Abantu benshi barangurira mu mujyi kwa Thacien Titus. Uyu muhanzi ari mu bahanzi ba gospel bagenda mu modoka zihenze, baba mu nzu zihenze. Nibyo bituma aza ku mwanya wa kane mu bahanzi bakize ba gospel bari mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, Thacien Titus. Ku mwanya wa gatatu tuhasanga uyu muhanzi iri tsinda rya Papi Clever na Dorcas. Papi Clever yamenyekanye mu kuririmba indirimbo zo mu gitabo z'agakiza, mu gushimisha, akagira n'indirimbo zo ku giti cye. Mpamvu uyu muhanzi aza ku mwanya wa gatatu, afite channel zigira hafi muri 3 zimuhemba akayabo k'amafaranga menshi ku ma YouTube. Uyu muhanzi ari mu bahanzi mu Rwanda bahembwa amafaranga menshi ku ma channel, ari mu bahanzi binjiza agatubutse kuri YouTube. Uyu muhanzi agenda mu modoka nziza, aba mu nzu ye nziza, ari mu bahanzi ba gospel. Papi Clever n'umugore we Dorcas bameze neza rwose. Mbese Imana yatabariye mu byo bakora mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Ku mwanya wa gatatu yari Papi Clever. Tugeze ku mwanya wa kabiri mu bahanzi baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Nshuti yanjye, nimba bwari ubwa mbere, ibi bintu bisaba umwanya ni ukuri. Kora subscribe, like, comment, biremewe, ushigikire ibyo dukora. Ni inkunga ibikomeye cyane. Ku mwanya wa kabiri turasanga uyu muhanzi witwa Ngabo Medali cyangwa Meddy. Uyu muhanzi yatangiriye ku ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, Ngirira ubuntu. Nyuma gato aza kubihindura ajya mu zindi ndirimbo. Ariko muri iyi minsi yarongeye aragaruka akora indirimbo nziza cyane, indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Uyu muhanzi wakoze indirimbo nyinshi zakunzwe. Iyi ndirimbo niyo yagarutse azaririmba avuga yuko atazongera gukora izindi ndirimbo azongera gukora zitari iz'Imana. Uyu muhanzi Ngabo Medali
ukurikirwa n'abantu barenga miliyoni n'igice. Ni abantu benshi cyane. Uyu muhanzi abantu benshi bakunda bitewe n'ubuhanga aririmbamo indirimbo. Uyu muhanzi rero ari mu bahanzi mu Rwanda, dore ko yibera muri Amerika, ku mugabane wa Amerika, ariko umunyarwanda uhembwa agatubutse uba mu nzu nziza mu mugabane wa Amerika, ugenda no mu modoka nziza, nabyo bimuhesha kuza ku mwanya wa kabiri. Uyu nguyu Ngabo Midari. Ku mwanya wa mbere uyu muntu yarakoze cyane, yashiramo akabaraga pe. Kuva yatangira kuririmba yasizemo akabaraga kandi biranamuhira kubw'amavuta y'Imana muriho. Shishikariza umuntu nimba rwa rugamba rugeze kuri rubuga, kora subscribe kugira ngo uzamenye n'andi amateka y'abantu, umenye ibyegeranyo by'abantu batandukanye muri gospel. Ku mwanya wa mbere rero turasanga uyu muhanzi aririmbye uri number 1. Uyu muhanzi waririmbye indirimbo nyinshi ku migezi, ku marembo y'ijuru. Uyu muhanzi amaze gukora ibitaramo bikomeye cyane, yakuyemo amafaranga menshi. Amaze gukora ibitaramo mu Rwanda, ku yindi migabane itandukanye, n'icyo yakoze mu Isiraheli naho rwose haruzura. Uyu muhanzi ibitaramo amaze gukora yakuyemo akayabo amafaranga menshi, amafaranga afatika, yubakamo amazu atandukanye irenze imwe. Uyu muhanzi Mbonyi Israel wamenyekanye nka Mbonyi Cyambu. Uyu muhanzi afite ibigwi bikomeye cyane mu Rwanda ndetse no ku yindi migabane. Uyu muhanzi yakoze ibidasanzwe. Nina Siri ni indirimbo yazamuye mu Rwanda ndetse no ku yindi migabane. Ni ufite indirimbo nyinshi zifite abantu barebwe na miliyoni nyinshi. Ni nawe ufite abantu benshi bamukurikira mu bahanzi ba gospel mu Rwanda, kuko afite abantu bamukurikira miliyoni n'ibihumbi 18. Ibihumbi 18 arakabakaba hafi miliyoni 2 kugira ngo maze iraburaho akantu kugira ngo uyu muhanzi aze mu bahanzi ba gospel mu Rwanda bakurikirwa n'abantu benshi. Uyu Mbonyi Israel ubura abantu bake ngo yuzuze miliyoni 2 z'aba subscribe bamukurikira. Aba ni abantu baba bavuga, nabyo bituma aza ku mwanya wa mbere mu bantu bayinjiza amafaranga menshi mu rubuga rw'iyobokamana. Mbonyi Israel ni umuntu wo kuva cyane, mu mukomera amashyi cyane, ni umuntu rwose wakoze akazi gakomeye cyane, bahinduye amateka muri gospel. Babona ko ibintu byose bishoboka kabisa. Imana imuhe umugisha kandi ikomeze imwagurira imbago. Turamwemera cyane, uri umuntu w'umugabo cyane.